hello muze dutekereje cheese yavuye mu Butaliyani. Anyways, afite ubushuti waje mu Butaliyani nayo maze iminsi ndira ngo ndashaka cheese ibikiri bicyarambyangaza inzarira dore nguyu aho ngaho yari ari kugapakurura yakazaniye umva nishimye ubungubu ndi mwijuru nigashira nzaba mbabaye ariko ibasaba city guys ni mwishaka muzayigure sawa city. Hanyuma ko mubizi dutangira dukora dessert nakoze courses enye kandi nanone mugomba kubimenya. So nafashe strawberries zanjye nzishyira muri freezer hejuru ziragenda zirakomera byatari, hanyuma nzivanamo shyiramo akunyu shyiramo agasukari noneho ndabisya biragenda biba nyine n'ibintu bimeze nk'ibintu by'ibikomakoma ukona noneho shyira mu ka box naje nshyira muri freezer nanone subiza muri freezer hejuru kugira ngo ikomere. Hanyuma twatangiye starter ya mbere nafashe utugori ndadushyira ku ipanu neza, ndangije kudushyira ku ipanu tufata akabara nuko ndangije fata cilantro izo ngizo ziba muri mwisoko ahantu hose nagari seleri biratandukanye. Ndangije nkata n'udupavro ndangije ndabivanga neza shyiramo akamayoneze shyiramo na yogurt nyine plain yogurt itari misukari wayibona muri Simbira hari kuri 700. Nshyiramo na kunyu shyiramo na black pepper na gasenda gake noneho barisha uduchips chips nakoresheje twa duchips tuba turimo akadimu kavanze na umva byari biryoshye pe. Twagiye ku yindi starter nafashe viande hachée shyiramo tungurusumu shyiramo umunyu shyiramo n'imugati useye ariyo chapelire shyiramo n'igi nuko ndangije nkajya ngenda nkoresha akayiko intoki zari zose nkajya nkora akazi nyine nashaka gukora utuntu tw'utubulete nuko ndangije mfata amavuta nagari ngombwa ngo bulete uzishyire mu mavuta menshi no nayangaya abahagije. So ugenda ushyiraho warangiza uko gafasha kabara ukagenda uhindura bulete ushyira ku ruhande hirya hino nuko naje ndarura ari amavuta uhita uyamena kuko nakari meza. Nuko ndangije rero ndamubonja rero uwo n'umushuti wanjye twa Marcelo n'umupadre w'inshuti yanjye nuko ndangije mfata bata ntago bulete birarangira fata bata ifata kabara shyiramo tungurusumu ketchup gakeya shyiramo corn flour udafite corn flour nta kibazo corn flour ni ifarine y'ibigori utafite nta kibazo ndayishyiramo n'ubuki. Nimuzambwire ngo ubuki sapine mwihangane muzabikora uko mbiberetse ubundi mwebwe feedback nuko ndangije ndavanga neza maze kuvanga ubwo ndarura urana kuntu ndi kwa dressing muramenye da nashaka ko biryo bisa neza shyiraho udupavro cyangwa udutomate n'agasereri uriya Marcelo yanga gasereri yari kujya gashyira ku ruhande urana ko babikunze byari biryoshye. Twagiye kuri main course sasa, hanyuma udafite izi nyama ukoresha jambo nta kibazo ngiye ntago njya ingurube ariko habona jambo zinka so turano tu beef nyine ni ya beef baba bakoze biba muri Simba nta kibazo. Fata olive oil shyira udafite olive oil wakoresha amavuta asanzwe shyiraho tungurusumu shyiraho na tomate nanyije menamo stock. Iyo stock murayizi twarayikoze kuri video muze kureba mu nuko ndangije shyiramo na kunyu. Stock utayifite wakoresha amazi gusa nakugira inama yo gukoresha stock. Ndangije yacize nyine banza ari nyine nkishyiramo none se nayishyiramo nuko ndangije rero murabizi ko n'abatarera bakunda makaroni ubwo kuyateka nese ndangije shyiramo rero bazilike ziba ahantu hose Nyabugogo mu isoko ryo mu mujyi ahantu hose zirahaba noneho shyiramo na za beef zazi navuze utazifite bakoresha jambo. Nuko ndavanga rero ndayije mvanga n'amakaroni. Hanyuma abantu bakunda cream uramutse ufite cream wayongeramo cyangwa amata ukayashyiramo hanyuma ngiramo na cheese noneho nyuma rero wongeramo n'utuzi tw'amakaroni. Hanyuma abantu bari muri kuntu byari dressed hanyuma abantu bari bumbwiye se Sabine kubona iyo ubonye byumagaye ufata amazi yo mu makaroni ukagenda wongeramo duke bituma biryoha. Guys try it, ni 3 courses meal bari babikunze byari biryoshye umva nuko bari bishimye nyine byatari. Hanyuma nibagiye gukora video ndi kwarura dessert ariko iriya ni murabizi bari banzaniye dessert imbere ariko
iyi ngiyi ni sorbet, ni ya dessert twakoze nyine, urabona ukuntu kasaga neza. None se sibyo guys, try it, murana biroroshye.